muribuka ariko abantu bamwe banyuze aha n'amasanarizi n'abandi banyuze hano bagaherekezwa bakabaha bayi ngo batahe iwabo neza mu mahoro. Ni RDF yabikoze. RDF y'inyicanyi iba yarabisheka. Niko byagenze se. Hanyuma se ubwo ujya gushinja RDF akavuga ngo niyo ikora ibintu byose bibi muri Congo, muri Eastern Congo, yabiherahe. Kandi bakabikora ku buryo ari interahamwe, ari wazalendo, ari government iriho ubu ya Congo, ibyo ikora, ibyo yakoze bibi bigaragarira buri wese, byatumye n'impunzi zivamo zikaza hano, abandi bakicwa, n'uyu munsi abantu barakicwa. Byo ntabwo bajya babivuga, ntaho njya mbona jyewe bivugwa byandikwa. Ubwo ariko bikubwira impamvu nyine niko bashaka ko ariko biboneka ku kibazo cyose kigize kibaho muri Eastern Congo cyangwa muri Congo yose ni u Rwanda. Ntabwo ari interahamwe, ntabwo ari wazalendo, ntabwo ari government, ntabwo ari iki. Ubwo birumva mwumva aho baganisha. Ibyo rero nibyo biba bikwiriye kuviramo abantu guhora biteguye, dufite umutima wo guhangana n'ibibazo, ntiturambirwe, ndetse tukiga gukora ibintu byinshi nubwo dufite amikoro make, ariko ibyo dukora ndetse bikarenga amikoro dufite.